Yes, twongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro nk'ibisanzwe biri Umuvuno TV. Tugarutse mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko mubibona rero hano muri studio ndi kumwe n'umwari, ni umukobwa ukiri muto, umukobwa mwiza. Reka muhe ikaze abanze abasuhuze. Murakoze, amazina yanjye nitwa Uwineza Alice, nkaba ndi umukinnyi wa filime. Yes, ni umukinnyi wa filime ariko uyu munsi by'umwihariko tugiye kuganira ku bintu biri kugenda bica ku social media agiye atandukanye, ibintu bitari bisanzwe ahubwo byakajije umurego. Urabona muri no minsi abakobwa benshi ntabwo bashaka gukora, ahubwo imiterere yabo bashaka kuyigira nk'ubucuruzi. Ukubera ko umukobwa asa neza akumva ko agomba gushyira amafoto y'urukozasoni hanze, agomba ko agomba kujya kwakitinga mu ndirimbo yambaye ubusa. Cyane ko nimba mwagiye mubibona abahanzi b'abahungu bakunze gukora indirimbo aho kugira ngo abari bo bambara ubusa, ahubwo ugasanga abakobwa bari kwambara ubusa kugira ngo indirimbo zabo bazibone views. Ese koko Alice, urabona ibi bintu ari byo nk'umukobwa? Ese tubishyigikire cyangwa se hari ubundi buryo byakorwa hatabaye kuba bakwiyandarika kandi bikabyara umusaruro? Yego, uburyo burahari. Nk'abakobwa bagenzi banjye ntabwo byo bishyigikiye pe, kuko turabari ubundi umuco nyarwanda bavuga ko umwari agomba kwambara akikwiza. Yego, Ubwo nyine utambaye wikwize abantu babona ubwambure bwawe. Ntabwo umuhungu azaza kugutereta wambaye ubusa, kuko icyo aba ashaka bakibona. Dusabwa kwambara tukikwiza, tukambara neza nk'umuco nyarwanda, nk'uko abakobwa bo mu Rwanda nyine bagomba kuba bambaye nk'uko kera byahoze. Kwambara kwikuza ntabwo uvuga ngo wambaye rumbiya iki. Wihangane nkubaze iki kibazo. Ese ni ukubera iki abakobwa badafite amabuno bibahangayikisha? Nyine bibaho ariko ntibikabahangayikishe nk'abakobwa bagenzi banjye kugira ikibuno kutakigira. Nyine mbona ngo nyine uriya mukobwa ngo ntago afite nyashi, ukabona undi mukobwa wamubwira ati birinduka turebe, ugahita ubona nyine ahise birinduka yerekanye ikibuno. Ugasanga wenda ibyo bintu byateye abakobwa nyine badafite icyo kibuno kuba bahangayika. Ese ni ukubera iki ubundi muri rusange bibahangayikisha kuba umukobwa adafite ikibuno? Nyine impamvu ni abahungu babiteye. Nyine umuhungu basigaye, hari indirimbo nabonye, niyo hari indirimbo narabona akakomedi ngo ati wowe nta buno ufite. Kuba utagira ikibuno ntabwo bitavuze ko utari umukobwa, uri umukobwa. Ahubwo sigasira uko uteye, kuko uko uteye ntabwo uzabihindura. Nta n'icyo uzakora ngo icyo kibuno kize. Nubwo avuga ngo hari imiti ituma ibibuno bigaragara, ushobora kujya kuryamana n'umuhungu kuko wambaye cya kibuno waguze, bigatuma mushwana. Ahubwo garagaza ukuri ntacyo utwaye, nta n'ikibazo bitera. Garagara ukuri nyine, ntabwo nyine bivuga ngo nuba udafite ikibuno urajya kwemera ko ufite ikibuno cyangwa udagifite. Yes, ariko abahungu nabo baze kuza kumanuka hepfo muri comment batubwire amabuno ubundi y'abakobwa bayakundira iki. Hanyuma ariko ngo naje kumva ko n'abahungu ngo bakunda amabuno ngo bituma abakobwa bibahangayikisha. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo nkunda amabuno pe. Ntabwo nkunda amabuno kuko ntabwo ndi umucuruzi w'amakariso, babyumve ngiye sinkunda amabuno. Hanyuma se nkuko twe tubigarutseho, ni iyihe nama nyine wagira abakobwa biyandarika cyane cyane kuri social media? Ese ubona hari ingaruka byabagiraho koko? Ingaruka irahari. Kuba bashyira amashusho y'urukozasoni kuri social media, hari ingaruka byabagiraho? Yego, ingaruka irahari. Kuko kugaragaza ubwambure bwawe, umuntu uwo ari we wese ubasha kugera kuri iyo social media akabona ubwambure bwawe, ntabwo azakugira amatsiko. Ikintu njye nyine kuba nyine batawugira amatsiko ni kimwe, uriyandaritse usebeje iwanyu, akarere uturukamo, nyine n'abakubyaye ntabwo baye agaciro. Icyiza rero ni uko nk'abakobwa bagenzi banjye twajya twiyambika tukikwiza, abahungu ntibakaturusha ubwenge kuko natwe dufite ubwenge. Umuhungu nakubwira ngo jya muri video yanjye wakitinga wambaye ubusa cyangwa barakwishura, amafaranga ntabwo aruta ubuzima. Ntabwo bishoboka ngo amafaranga aruta ubuzima. Rero niba ukunda amafaranga gusumba ubuzima bwawe aba ari ikibazo. Hanyuma se buriya ibyo bintu hari ikintu byakwangiza ku bintu bijyanye no gushaka cyangwa urushako? Kirahari. Ubundi abahungu ntibakatoshe nyine ngo bavuga ati umukobwa ngo ntiwagaragaye gutya. Umuhungu aza gushaka icyo atazi.
icyo atazi rero nukimwereka mbere y'uko akibona ntabwo azaba akigishatse. kuko umuhungu ntabwo amubwira ngo muraryamana, ni gake cyane umuhungu muryamana akagutwara, ni gake cyane pe. ahubwo icyiza nyine yitwararike, wifate neza, ugaragare nyine ukuri ariko utiyambitse ubusa, uhishe ubwambure bwawe, nibwo umuhungu azagukunda, kuko umugabo akunda icyo abandi batazi. nanjye wenda nkunganiye gato, buriya hari ikintu abakobwa batazi. Abahungu bagira imico itandukanye. buriya umuhungu ashobora kukwereka ko agukunda, atagukunda, ahubwo akunda uko uteye no kugira ngo akwishimisheho, ariko yagera muri cya gihe cyo gufata umwanzuro y'uwo azagira umugore, akareba wa mukobwa wifashe neza, wa mukobwa wihagazeho, wanze kuba ibintu bye byose yabishyira hanze. wenda kukabanga nanjye nk'ibira abakobwa babimenye ko ariko gahunda ziba zihagaze. Dusoza rero, ndiza nashidikanya ko wenda n'abakobwa nabo baraza kuza kutubwira uko babyumva muri komenti. Ubutaha tuzabigarukeho mu kindi kiganiro. Ni iki watangariza abadukurikiye? Watubwiye ko ukina filime, ese filime ukina zinyura he? Filime ukina zimeze zite? cyangwa se nize filime uteganya gukina? Mbese ni iki muri rusange ufitiye abanyarwanda, by'umwihariko n'abakobwa b'inshuti zawe, unabagira n'inama? Murakoze. Filime nyina zica ku Muvuno TV show. Kuri iyi channel murimo kutubonaho. Hariho filime nyinshi nakinyemo, ariko muzagenda mumbona, muzakore subscribe, mukore na like na share. Hanyuma ni iki naguciye mu ijambo, niye nama wagira abakobwa ukurikije n'iyi minsi turimo? Iyi minsi turimo ntabwo ari iminsi myiza cyane, ku buryo nyine umuntu wese yagenda yisamarira. Icyo nagira inama nk'abakobwa bagenzi banjye ni uko tugomba kwifata, tukirinda, tukareka kugaragaza ubwambure bwacu, tukihesha agaciro. Nk'abakobwa b'abanyarwanda tugomba kwihesha agaciro.